Nakomeje kugenda nitegereza kugira ngo menye umuntu waduteye ubwoba ku buryo nanjye ubwanjye nari ntangiye gutitira. Gusa mu kwitegereza neza naje gusanga ari sekirite wajyaga aturinda mu kigo. Urabyumva nahise niseka kureba umuntu w'umugabo nkanjye wari watinye sekirite, ariko byari binakwiye kubera ko ukuntu yari yaje yambaye abasekirite bo ku kigo bari bakanganye cyane. Gusa nta byo gutinda nk'umuntu wari ufite amatsiko, nahise mbaza Kamisho ndamubwira ati apo uriya mushenzi urahita akomeza umbwira icyo washakaga kumbwira. Kamisho icyo gihe ndabyibuka yikije umutima andeba mu maso afite isoni nyinshi, arangije arambwira ati Hobson wikwirirwa wivuna, kuko nanjye bwa mbere igihe wanyakiraga n'uburyo wanyeretse urukundo natangiye kugenda mukunda. Hobson wikigora wasohoraga uwabyukaga. Hobson nkubwije ukuri ni ubwa mbere nari mbonye umuhungu uri sociable ushobora kuba yavugana n'umuntu bwa mbere. Biriya bintu byarantunguye mu bigo byose nagiye nigamo. Hobson humura ndagukunda kandi ngukunda by'ukuri. Mbega umunsi w'amateka, ibyishimo byarandenze ntangira gutakagiza uwo mwari. Uko nagendaga mvuga niko yasekaga, yanseko yikanyica mu mutwe. Naho abeshya Kamisho yari umukobwa mwiza, yari imfura koko nk'uko benshi bagendaga babivuga. Natangiye kuba umufana we kuva icyo gihe, ku buryo nabonaga amasaha atarimo kugenda kugira ngo njye kuzibwira inshuti zanjye. Inshuti zanjye nibo banabwiraga ibyiza byanjye, nkababwira ibyanije n'ibyambabaje, basi bo bakanyumva. Numvaga nabo bari bwishimire iyo nkuru yanjye. Amasaha n'ubundi niyo mwanzi, ntabwo byatinze njye na Kamisho turatandukana, nanjye nerekeza njya kureba abavandimwe ngo mbabwire iyo nkuru yanshimishije. Hari abakobwa b'inshuti cyane, umwe bamwitaga Shadia, Shakira na Shems. Bari abakobwa batatu. Shadia yahise ababwira ngo ni ukuri ndamukunda. Shakira ahita amubwira ati oya pe none usemerera ukwice. Shadia ubwo wa wundi wa gatatu witwa Shems we yahise abaseka cyane, arangije arababwira ati burya abagenzi urukundo ni indwara. Iyo ndirimbo ndabizi mwinshi murabizi nyine, yayivuze arimo kuririmba. Ubwo Shadia yahise amubwira ati reka sha winseka wowe urabizi. Ubwo bose bahita basekera rimwe, nyine byagaragara ko zari inshuti nyine magara, kuko n'uburyo baganiragamo byarabigaragazaga. Nanjye ntibyatinze nari ngeze aho inshuti zanjye zari ziri, ahubwo byari ku munsi wa kabiri ko ushize ndi kumwe na Kamisho. Ntabwo nigeze mbabona, murumva nyine nari ndi kumwe n'umukunzi wanjye tubyaranye. Rero ubwo tuniyemeza ko nzajya njya kumureba tugatahana nyine. Ndavuga turi umunsi rero ukurikiyeho ndaza kubibwira inshuti zanjye. Ubwo rero nta byo gutinda nari ngeze ku nshuti zanjye. Mugisha akimbona ahita aza yirukanka cyane ati bro ejo twarakubuze pe, ese basi tubwire byagenze bite? Ndangije nanjye ntangira kwirebeshwa nk'umuntu wababaye cyane nyine kujyamba kange ndebe. Ubwo rero akimbona ahita atangira kujyaganda ati bro mbabarira utambwira ko bitaciyemo. Nanjye ndebye ukuntu bose batangiye guhangayika no kureba ukuntu amasura yabo atangiye kureba afite impuhwe, nahise nseka cyane ndaseka sha narikocoye. Reba ahita ambwira ati kagira inkuru bro fento ongira uti n'umunwa wo kuzibara. Ubwo twakomeje gutera story ntabibeshya, arambwira ati se bro watubabariye kuko atubwira byagenze bite? Sha n'ababeshye nahise mbabwiza ukuri, mbabwira ko nyine Kamisho yanyemereye. Bose bahita babyishimira, ndetse mbagezeho na cya gitekerezo ko wenda tutazajya dutahana nk'uko byari bisanzwe, ahubwo ngiye kujya gufasha Kamisho nyine tugatahana, kuko umunsi wose twabaga tutavuganye. Nabo nk'inshuti murabyumva mugomba kwakira. Bose bahise bamfasha, barambwira ati bro ntaribi wowe genda ujye uvugana n'umukunzi wawe sibyo, kuba utatwibagirwa nk'abavandimwe. Tugomba kujya twirwana kandi tukagirana n'inama. Ntibyatinze narabasezeye nerekeza kureba aho Kamisho yari ari.
ndi mu nzira ndimo kugenda, sinzi ukuntu nakoze mu mufuka w'umupira nari nambaye nsangamo urupapuro, mpita ntangira kwibaza ibyanditsemo, nibaza n'uburyo byangezemo, mpita nibuka ko saa sita tukijya muri lunch nyine tugiye gufata ifunguro rya kumanywa, umupira wanjye nawusize mu ishuri, nza nkwambara sinitaye kureba ibyari birimo, gusa koko nk'uko nakomeje kwirebera mu mupira wanjye nyine nkuramo rwa rupapuro ntangira kurusoma, nyirufungura umutima wanjye nahise mvuga ati what, ibi ni ibiki? Kubera ko uwo mukono si ubwa mbere nari nkubonye, gusa nibazaga umuntu aba nkuzi nimba ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu, kuko ibyo ngibyo ntabwo byonyine ari byo byanteye ubwoba, ahubwo natunguwe no kubona uwo muntu wanditse kuri urwo rupapuro yambwiye ati Hobson, urya urimenge, si uwa Kamisho, urishuka nzagutwara. Nkimara gusoma aya magambo yanteye ubwoba, gusa mu mutima wanjye mpita mpamya ntashidikanya ko uyu muntu wanditse urupapuro ari umukobwa, gusa nkomeza gushakashaka umukobwa naba nzi uwo mukono, bitangira kungora, gusa kera kabaye ntangira gushidikanya nibaza uwo muntu ndetse nimba koko ari we, ntangira kwibaza icyaba cyabimuteye, kuko nari maze gutungurwa no kugerageza kureba uwo muntu wanditse urwo rupapuro no gukurura umukono, ngasanga uwo muntu kuko muzi neza ari